nongere mbibabwira urupfu rwarateguwe kandi igihe cyari iki. Musaza wanjye ku itariki ya mbere y'umwaka 2025 yari itariki ya mbere nibwo nabyutse ndi mu rugo n'umutware ngiye kumva numva telefone ihamagaye umugabo ngo bambuse ati Siyeri yapfuye mwe nimwatubwira. Siyeri arapfuye? Ese Siyeri azize iki? Nabashe kubwira ab'ingenzi barabizi bose ni mundebere ko Siyeri apfuye. Barambira ati Siyeri ni muzima. Duhamagara umudamu we wari uduhuruje. Uratubikira umuntu ari muzima? Umudamu yatubwiye ijambo rikomeye, mwabagabo mwe muri hano. Yaratubwiye ati noneho nigipfa ntago nzababikira. Ndabyeruye ndabivuze. Natungwe no ku itariki ya mbere umwaka wuzuye ya tariki nibwo Siyeri nanone yitabye Imana. Bahita bafata ya sharupe bayimushyiramo nyuma y'uko agafine ko kari kamaze kumwica. None ko bari bamuryamishije gutya niko bakuriye ka kagozi urabona ko bakuri ipfundo bashyiramo wa mugozi barahaza bahita bakuru bahita bavango ngo yiyahuye. Ko bamurebaga ntago akagafire bapfa kukabona udashishoje ngo kari kishushanyo kari kamaze kwishanya kari amaze kubyimba ibintu byose kari kamaze kumwinjiramo. Iyo sharupe bayashyizeho nyuma amaze kumwica. Umuntu usanzwe ubikora yakoraga igiferiyeri n'igiferiyeri yakoraga yakora zimbarangiza agakubitana tunayi agakuru yararenganye n'igiferiyeri cyangwa se igifigisi. Ariko icyatumye tumenya neza ko umuntu yahitabye Imana nuko haze kubaho uyu mudamu Nzamurambaho Siyeri yaje gutangaza mu baturanyi ko amakuru agaragara atanzwe n'abana bavuze ko papa yishwe nande na mama. Babivuga mu gitondo haje abapolisi n'ingabo ariko banga kubatangariza. Tuza gufata amakuru nyuma yuko abana bari kugaragaza ukuri ko ari we wagize gute wakoze iryo cyaha, kuko twaramurebye dusanga yamuzirikiye inyuma yamuhambiriye inyuma mu mugongo, bigaragara neza yuko yabonye ko amaze kumwica wahunga icyaha n'abana barara hano mu baturanyi. Aribwo twaje kubona umuturanyi mu gitondo twageze dusanga umurambo uzirikiye inyuma nkuko yari yabikoze. Yemeza ko ababashije kubibona bwangu mu makuru mu gitondo kubaje kubareba ngo bajye mu isoko, yahise agaragaza yuko avuga ko yamurangije atazongera kumurushya na rimwe. Ubwo rero ibyo bintu byaraduteye agahinda nk'abagabo. Twagiye mu nzu koko dusanga umuntu yarayitabye Imana, dore ko hari harayihaguye n'imvura nyinshi cyane. Ariyo makuru ari gutangwa bigaragara yuko umudamu yabigizemo uruhare ari nawe wishe umugabo we. Kuyisa tukaba twavuga ngo leta y'u Rwanda ikurikirane uyu mudamu ku cyaha yakoze cyo kwica umugabo. Abagabo murabona ko ari ihohoterwa rigiye rigenda ryongera, ariko umuntu niba hari ikibazo yapfuye n'umugore byagobye kujya mu nzego z'umutekano, bikajya mu nzego za polisi, akajya mu nzego za RIB, umuntu akaba yakarenganuwe kuruta ko umuntu yagikorerwa ihohoterwa mubona ringana gutya. Twajyaga tuvuga ko abagore abagabo aribo barenganya abagabo, ariko murabona ko abagore impfu ziri kurushaho kuba nyinshi no muri umurenge wacu niza abagore bari kwica abagabo. Batumaze wese n'ubona bari kutwica, natwe dukoresha uburyo bwacu dushaka kubica kugira amahoro aboneke, kuko na mbere umugabo nta mafaranga yakoragaho mu buryo bwo kuba yakwaka icupa nk'abagabo twicaye yajyaga kurya ku mugore. Ndetse birashoboka ko umugabo yaba yakoreye amafaranga akaza akayaha umugore yose ntasigaze ayicupa. Hari ikibazo gihari, aba bantu bari abantu bacuruza ihene mu isoko urumva, ariko amafaranga yabikaga umugore. Buriya rero gufata gahunda z'umugore kujya kumwaka amafaranga yo kuba wagura icupa kubera ko mwagurishije ihene ntabwo byari kubasha kuba koro. Sinzi rero niba ari cyo kintu bapfuye, ariko ikigaragara gihari gifatika gihari nuko bapfuye amafaranga. Simbizi sinari amafaranga sukurikije wenda nkuko babivuga ni umugore ushaka ko arabigizemo uruhare. Byagenze gute wowe ku ruhande rwawe? Uriya mugore kuba arabigizemo uruhare ruhari, kuko umuntu uri hasi ihene nta nubwo ari urukwavu, ku buryo yakwifasha umuntu ukaziringita ugafubanganya, ntabwo bishoboka. Umuntu umwe ntabwo yicunze. Warabibonye se wowe umurambo warawubonye? Umurambo ntabwo umurambo nawubonye, ariko iyo nshyize mu nyurabwenge nk'umunyarwanda ntabwo nzi ko umuntu umwe yikinze. Nawe ubwawe ntiwanyica n'ubwo afite imbaraga yenda nanataka, cyangwa se nkaba nafata undi mwanzuro nkavuga, ariko icyo mbona gishoboka
uriya muntu afite abandi bantu bamufasha. urimo guserera niko akunda basanzwe akorera amafaranga kandi umunsi yari yacuruje abwo umugore ama amafaranga n'ubundi umugore arayamwima baheraho ubwo baratongana ntabwo twumva ko bari batonganye ntabwo byamva kuva mu rupfu rw'umuntu urumva ibibazo byose bituruka ku mafaranga wa mugabo atakoragaho agahereza umugore akugenera nawe uri umugabo mu rugo iwawe ugira ikibazo ntabwo akumva ko niba amafaranga ahari wajya kwaka umugore icupa twese turarinywa wakwaka umugore amafaranga yo kunywa icupa yayakwima nawe wamubwira nabi ntabwo kaburamo ariko ntabwo waviramo urupfu kugira ngo nabo umugore agira gutya akaba yagukubita sibyo we mugabo wavuga ati kajya gutanga repote bati umugabo yakubiswe hehe n'umugore ibyo bikaba bibaye ikibazo turarenganwa nta mugabo ukubitwa umugabo arakubitwa we yarangiza yavuga ati kajya gutanga repote hahandi agiye gutanga ya repote bakavuga ati warananiranye wa mugabo umugore agukubita gute akurusha imbaraga ibyo ngibyo umugabo akagira gute akarenzaho ariko nyamara ejo bundi cyangwa ejo ugasanga byabaye ikibazo ariho hahandi wa mugore n'ubundi bagomezaga kuvugira rwa ruvugiro rwe ugasanga niwe ugize gute ukwishe kandi waratanze iki cya kibazo mu by'ukuri nk'uyu mugabo siye njye nari muzi ku ruhare rwe acuruza ihene rwose mananyu uko namubonaga yari umuntu witwararika akagendana n'abagenzi be neza ariko ukumva ngo yishwe n'umugore we bibyaraniye amubyaje abana bagera muri 6 akaba afite abakwe n'abakazana n'abuzukuru ni ikibazo niyo mpamvu rero twagira ngo abagabo muturenganure mudukure mwicuraburindi ubundi turi nko mwicuraburindi urumva twararenganye cyane bishoboka nagira ngo mudusabire mwe muri hejuru ibintu maze kubona ahantu hatatu nanjye ejo niba ibintu maze kubibona ku hantu hagera 3, 4, 5 ku myaka yanjye 28 mbibona ejo nanjye niye hari igihe ejo nanjye uzumva ngo ejo uzajya kuzaza kumfatira nanjye amakuru babimvugire nk'uko nanjye ndi kuvugira mu niyo mpamvu rero twe dushaka mwe mugera hejuru ni mudufashe nibura abagabo mubakure kuko twararenganyijwe mudukure nk'inzira karengane twararenganye cyane bishoboka bihagije muduha amakuru ahubwo twebwe mudushakishije mudukorere ingingo mutubarize ngo uyu muntu kuko njye nigize no kwivugaho uyu muntu yize igiferiyeri sinabona ukumbi nibabura bakora mu kibuga kuko niba umuntu ntabwo ashobora gufata urutsinga ngo aruzinge gusa adakoresheje tunayi umugore igeze akora mu kibuga yafatanyije n'uwo bakoranye niko njye nabibona kuko yakoresheje tunayi arazinga azingira